Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze hano kuri Aizo TV aho tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye. Ese ni gute wamenya igitsina cy'umwana utwite mbere y'uko ubibwirwa na muganga? Reba uburyo burindwi bworoshye utaruzi bwabigufashamo. Ushobora kuba ufite amatsiko y'igitsina cy'umwana utwite cyangwa se uratwite ariko mu by'ukuri muri uko gutwita ufite amatsiko yo kumenya uti ese koko ntwise umuhungu cyangwa ntwise inda y'umukobwa. Niba koko ufite ayo matsiko kandi ukaba ushaka kumenya uburyo bworoshye wamenyamo cyangwa se ibimenyetso wakwirebaho ukamenya igitsina cy'umwana utwite, watega amatwi iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe rero ibimenyetso wakwibonaho bigahita biguhamiriza ubwoko bw'igitsina utwite, utiriwe ndetse ujya ku bitaro. Kujya ku bitaro ni ukujya kunyura muri ecography cyangwa se kunyura mu byuma byabugenewe byo bita ultrasound, ukarebwa cyangwa se bakakureba mu nda igitsina cy'umwana utwite. Mu gihe rero utabashije kujya ku bitaro, hari uburyo wakoresha bworoshye kandi nkubwira ko ubwo buryo budakomeye bworoshye, hanyuma bukakugaragariza ubwoko bw'igitsina utwite, ugahita umenya niba utwite umuhungu cyangwa se utwite umukobwa. Tega amatwi nkugezeho ubwo buryo rero wamenya ubwoko bw'igitsina utwite. Kwa muganga hari uburyo bukoreshwa bwa ultrasound ukaba wamenya igitsina cy'umwana uzabyara. Hagati y'ibyumweru 16 na 20 kwa muganga bashobora gukoresha ibyuma byabugenewe bakamenya neza igitsina uzabyara. Iyo bitagaragara neza bisaba kongera nyuma y'ibyumweru bike. Namenya nte igitsina cy'umwana nzabyara? Ese umugore utwite umuhungu agira ibihe bimenyetso? Ese umugore utwite umukobwa agira ibihe bimenyetso? Reka turebere hamwe rero ibyo bimenyetso. Nyamara nubwo akenshi biba ngombwa ko umuntu ajya kwa muganga bakabasha kumubwira igitsina cy'umwana yitegura kwibaruka, hari nubwo akenshi nk'abakuze bakwitegereza utwite bakakubwira ngo uzabyara igitsina iki n'iki, kandi bigahura bitewe n'uko bakubona. Ibi ni bimwe mu byo bashingiraho rero bakaguhamiriza igitsina cy'umwana uzibaruka. Ikimenyetso cya mbere, kwanga ibiryo. Niba ujya wibaza impamvu abagore bamwe bifuza ibiryo runaka abandi bagahurwa ibiryo byose bifitanye isano n'igitsina cy'umwana baba batwite. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abagore bakunze kwanga ibiryo cyane cyangwa se nyuma yo kurya bakagira iseseme cyane bakunze kubyara abahungu. Impamvu ni uko umubiri w'umugore uba ufite akazi kenshi ko kurinda ingobyi y'umwana w'umuhungu kurusha umukobwa, kuko iyo umuhungu yangirika byoroshye kurusha iy'umukobwa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere rero cyo kwanga ibiryo. Ikimenyetso cya kabiri rero, imihindagurikire y'amabere. Amabere ari mu bice bya mbere bihinduka cyane mu gihe umugore atwite. Niba amabere yawe aba manini kandi agakomera kurusha ibisanzwe, akenshi uba utwite umukobwa. Naho mu gihe amabere yawe atahindutse cyane, ushobora kuba utwite umuhungu. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka cyangwa se cyakubwira ubwoko bw'igitsina utwite ni uko ugenda uhindura imimerere. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abagore bakunze kurwaragurika no kwanga ibintu byinshi mu bihembwe bibiri bya mbere byo gutwita bakunze kubyara abahungu, ugereranije n'abagore badakunze kugira ibi bibazo mu gihe batwite. Ni ukuvuga ko abagore bakunze kurwaragurika mu gihembwe cya mbere bakunda kubyara abahungu, naho abatarwaragurika bakabona inda ntacyo yabatwaye, inda yabaguye neza, bakunze kubyara abakobwa. Reka tugere ku kimenyetso cya kane, ubwoko bw'ibiryo ukunda. Niba ukunda ibiryo runaka bishobora kukubwira ubwoko bw'igitsina
igitsina ushobora kuzabyara. Ubwoko bw'ibiryo umugore utwite yibandaho cyane bishobora kukwereka igitsina cy'umwana atwite. Niba umugore yikundiye ibiryoherera n'ibirimo isukari cyane, akenshi aba atwite umukobwa. Niba umugore akunda ibiryo birimo urusenda, biba byerekana ko yiteguye kwibaruka umuhungu. Umugore utwite umuhungu yikundira ibintu bishaririye, urusenda, intoryi, ibintu bishaririye, ibintu birura, aba ashobora kubyara umuhungu. Naho umugore ukunda ibintu biryohereye, isukari, amaji, igikoma kirimo isukari, ibintu biryohereye mu kanwa nyine, amabombo, ibintu biryohereye mu kanwa, kenshi na kenshi aba ashobora kubyara umukobwa. Reka dukurikizeho ikindi kimenyetso cyitwa uko umeze mu maso. Uko umeze mu maso rero nabyo bishobora kukwereka uburyo ushobora kubyara umuhungu cyangwa umukobwa. Niba ufite ibiheri mu maso, ukaba ugenda wirabura kurusha ibisanzwe, cyangwa uri gucikagurika imisatsi cyane, bishobora kukwerekana ko uri hafi kwibaruka umwana w'umukobwa. Ibi ahanini bivuga ko umwana w'umukobwa aba ari gufata ku bwiza bwa mama we. Niba umeze neza ukaba ufite imisatsi yawe myiza nk'ibisanzwe, nta mpinduka kuri wowe, ushobora kuba ugiye kwibaruka umuhungu. Ikindi kimenyetso rero, uburyo umwana ateragura imigeri mu nda. Niba umwana wawe ateragura imigeri mu nda mu buryo butandukanye, bishobora kukwereka igitsina cy'umwana ushobora kuzabyara. Iba kenshi ntibirebana n'uburyo umwana ateraguramo imigeri, ahubwo birebana n'aho ayitera. Bivugwa ko iyo umwana atera imigeri hejuru gato nko mu mbavu, aba ari umukobwa. Niba uyumvira hasi mu nda, byerekana ko ari umuhungu. Ikindi kimenyetso rero wakwibonaho ugahita umenya ko ushobora kuzabyara umuhungu cyangwa umukobwa, ni umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi buheruka gukorwa n'abahanga bo muri Canada bwerekanye ko umuvuduko w'amaraso nko guhera ku byumweru 26 ushobora kukwereka niba uzabyara umuhungu cyangwa umukobwa. Iyo umuvuduko w'amaraso uri hejuru, biba byerekana ko uzabyara umuhungu, naho mu gihe uri hasi byakwereka ko uzabyara umukobwa. Ibi bimenyetso rero nubwo bidahatse ukuri 100%, bishobora kugufasha kumenya igitsina cy'umwana uzabyara, nubwo hari andi mahirwe make yuko bitahura. Ngayo nguko rero, niba wari ufite amatsiko yo kumenya igitsina utwite, cyangwa se niba ufite amatsiko yo kumenya ati ese ntwite umuhungu cyangwa se ntwite umukobwa, kandi ukabona nta mahirwe ufite yo kuba wajya ku bitaro ngo ube wanyura muri ecography cyangwa se muri ibi byuma bakoresha bapima igitsina cy'umwana umuntu atwite, ubu buryo nabwo wabukoresha, cyangwa se ibi bimenyetso wakwibonaho byakwemeza ko, cyangwa se bishobora kukubwira igitsina cy'umwana utwite, nubwo bwose bavuga yuko utagombye kubyizera 100%. Icyo wakwizera 100% ni igihe wagiye ku bitaro ukanyura muri ecography, ukanyura mu cyuma bita ultrasound, mu buryo bakoresha bapima amajwi cyangwa se bareba mu nda igitsina cy'umwana umuntu ashobora kuba atwite.